wowe uri kundeba nawe uri kunyumva ngufitiye message idasanzwe. Reka tubanze dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya mbere umurongo wa 17. Reka mbanze ntambutse ino message Imana impaye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Nyemerera rero ntujye kure, nkoresha iminota mikeya mbasha gutambutsa iyi message cyangwa se ubu buhanuzi Imana icishije muri ngewe kuri uyu munsi. Rero nahamagariwe kubwira abababaye cyangwa se abashavuye. Nahamagariwe kubabwira yuko Yesu aruhura kandi agira neza, cyane cyane ipfubyi, abapfakazi n'abaruhijwe n'ibyaha. Yesu aratabara kandi Yesu arabohora. Birashoboka yuko waba waratewe ubwoba yuko uzarimbuka, ariko izi saha niba nkurikiranye nonaha ndagira ngo mve message Imana impaye ku buzima bwe ndetse no ku mibereho yawe. Tugiye gatoya, Hana ubwo yajyaga kureba umutambyi Eli, Hana yaramaze kurambirwa n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Igihe cyari kigeze yumva araremerewe, kandi nyamara Imana yari yaramubwiye yuko izamutabara, ikamugirira neza, ikamuhereza urubyaro. Ariko Hana kubera gutegereza imyaka myinshi n'agasuzuguro ka mukeba we Penina, bituma Hana agira ikibazo cyane, bituma agira umubabaro mwinshi cyane, bituma ashaka kugira ngo ajye kwibutsa Imana isezerano. Wowe uri kundeba nawe uri kunyumva ngufitiye message idasanzwe. Reka tubanze dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya mbere umurongo wa 17. Ndakurikiza n'umurongo wa 18 kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ubuhanuzi bw'uyu munsi Imana yacishije muri jewe. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Iyi ngiyi ni Team of God TV, ngiye tugiye gufatanya kuganira rino jambo ry'Imana cyangwa se gusengana kuri uyu munsi. Nitwa Prophete Alex. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha aho uherereye hose. Yesu aratabara kandi agira neza. Wowe ubabaye, wowe utishimye, wowe ufite isezerano, ubu buhanuzi ni ubwawe, iyi message ni yawe. Ntugende utayumvishije, yumve yose uko yakabaye, ubashe kurangiza ino video, kubera ko no mwaka wa 2026 hari byinshi Imana intumye ku buzima bwawe, hari imyitwarire, hari byinshi Imana igiye gukora ku mibereho yawe. Umva ino video rero tubashe gusoza dusengana Imana. Yesu ni karuhura, agira neza, nta wamwiringiye ngakorwe n'isoni. Reka mbanze ngusomere hano ngaruke dusengana Imana, cyangwa se ngaruke nkugezaho message iri furu Imana yanumye ku buzima bwawe ndetse no ku mibereho yawe. Reka dusome umurongo wa 17. Turasanga umutambyi Eli yarabwiye Hana, aramubwira ngo maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Hana nawe ku murongo wa 18 ntabwo yari kugenda atavuze, aravuga ngo, Hana arasubiza ati, umuja wawe mbonereho imbabazi imbere yawe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi Imana yo mu ijuru kwishimira. Hana ndagira ngo nkubwire, ntago nkubwira process zose uburyo Hana yabashije kujya kureba umutambyi Eli. Umutambyi Eli ni nkuko wavuga pastor n'abandi bose bakorera Imana. Umuntu wese wakwizera umubonaho spirit y'Imana kugira ngo ubashe kubohoka, kugira ngo abashe kugutura umutwaro wikoreye. Ushaka kuba w'ibyaha, uw'ibigeragezo, umutwaro wose uba wikoreye. Umwana w'umuntu atagukuraho, amafaranga atagukuraho. Birashoboka ko aho hantu cyangwa se uri muri urwo ruhande, cyangwa se uri muri urwo rugero nawe rw'abantu bababaye muri ubwo buryo. Ariko izi saha kubera umuhamagaro wanjye ari uw'abantu bababaye, abantu baruhijwe n'isi ndetse n'umubiri, reka mbashe kugwanura amanurira ubuzima bwawe. Ndavuga nyuma yuko Hana yumvishije ijambo ry'Imana, yumvishije umutambyi Eli amubwiye ngo genda, ibyo wasabye Imana ibashe kubiguha. Hana yahavuye amaze kuvugana n'Imana. Imana mu yandi magambo yari mubwiye ngo genda witegure guheka, genda witegure gukikira. Hana yararambiye agasuzuguro ka Penina. Uyu munsi hari ibintu urambiye ku buzima bwawe. Umwaka wa 2025 n'indi myaka yose yatambutse wayibayeho ubabaye, wayibayeho ushavuye. Nta na rimwe uzumva mbwira abantu yuko Yesu adatabara. Nzajya nkubwira ko Yesu atabara kuko nicyo cyatumye dupfira ku musaraba. Hari abakubwira yuko uzarimbuka, uyu munsi nje kukubwira ko utazarimbuka. Ndagira ngo nkubwire ngo urufunguzo rwa mbere rwo kugira ngo Imana isubize ibyawe, uyu munsi fata icyemezo, aho kugira ngo ukomeze uririra abantu, aho kugira ngo giving up uve ku masezerano yawe nta mpamvu, ahubwo genda wibutse Imana isezerano, genda wibutse Kristo icyo yakubwiye.
nonaha ukimbona hano kuri iyi kamera, nonaha wumvishije buno buhanuzi, ibutsa Imana. Hana yibukije Imana, ava kwa Eli afite ibyiringiro yuko Imana imubwiye ngo agende yitegure gukikira, agende yitegure guheka. Uwo mwana yaraje ari umugisha, n'agasuzuguro ka Penina kari kagiye guhita kamuvaho. Penina yari mukeba we, ariko Elukana umugabo wa Hana yakundaga Hana cyane, nubwo Hana atabyaraga. Elukana yari afite ibyiringiro yuko Hana igihe kizagera akabyara. Hari abantu rero muri kumwe muri ubu buzima bwawe, izi saha babona wagiye mu kigeragezo bakaguta, bakakujugunya, ntihagire n'umwe ukwegera, ntihagire n'umwe ukwikoza, ntibamenye yuko uri icumbi ry'ibitangaza. Elukana yaza kumenya yuko Hana atari uw'agaciro, aba yaramutaye akamusiga, ahubwo yari abizi yuko igihe kizagera ari uw'agaciro, Imana yamuvuzeho, ari uw'isezerano, igihe kizagera azabyara kandi akabyara abana b'umugisha. Penina yari yabyaye ariko abyara abana basanzwe. Hana amaze kubyara yabyaye umwana we wa mbere amwita Samweli. Birangira Samweli abaye igitangaza, Hana yahise amutura Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bagusize, hari abantu batazi agaciro kawe, nubwo ugeragejwe, nubwo urwaye, nubwo ushonje, nubwo wambaye ubusa, nubwo urimo urarira, nubwo utabyara, nubwo watinze gukora ubukwe, nubwo watinze kubona umugabo cyangwa se umugore, ariko hari abantu bagutakarije icyizere bakuvaho. Ariko Elukana we yagumye kunamba kuri Hana. Kubera iki? Yari abizi yuko ari umuntu w'agaciro. Hana rero akimara kuvaho, Imana aramubwiye ngo genda witegure gukikira. Uyu munsi rero nkuzaniye message yawe noneho iri furu. Ndagira nkubwire ngo aho uherereye hose, muri uyu mwaka wa 2026 n'iyindi minsi yose igiye gukurikiraho, kuva ukivuka warababaye, kuva ukigera hano kuri iyi si wamye ubabara, ibintu byose ugerageza kugira ngo ureko wabona ubuzima bwiza biranga. Aho ugiye guca hose usanga hafunze, Satani yakoresheje abambari be bakahafunga. Ndagira nkubwire ngo itegure guheka, itegure guheka umwana w'umugisha, itegure kubyara, itegure gukora ubukwe. Ndagira nkubwire ngo itegure gukora akazi keza, itegure gucuruza, itegure gukira uburwayi ufite, itegure gukira iyo kanseri, itegure ko Imana igiye kugushumbusha. Ikindi kintu nakubwira gatoya mu buryo bwa spiriti, umugaragu w'Imana Yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi bitandukanye, ariko ubwo yari ari mu kigerageza abantu bose bamushizeho kugeza ubwo n'abana be bose bamushiraho. Wowe rero uri kundeba, birashoboka ko usigaye ari wowe wenyine, n'abana bawe bakuvuyeho, umuryango wawe wakuvuyeho, yenda edayiri nta n'uwo ufite, abakureraga bakuvuyeho bakukura mu biganza byabo. Iyo babonye umuntu, abantu hano kuri isi bakunda umuntu uryoshye, uri sweet, uryoshye nk'isukari, niwe bakunda. Iyo ufite amafaranga baragukunda, iyo babona ufite ejo hazaza baragukunda, ntago bitaye kumenya aho wakuye ayo mafaranga. Nushaka ube wayakuye mu kwiba, nushaka ube wayakuye mu gusambana. Abantu benshi bakunda umuntu ufite amafaranga ari kugenda bahereza ikintu bahereza, nibwo babona yuko ufite hazaza heza. Ariko umugambi w'Imana uhishwa ahantu hatagaragara, uhishwa mu cyondo, hahande abandi bantu batabasha kugera. Igisogororo sinzi niba mukizi, abantu borora inka, twebwe je nagira umugisha wo kuba ahantu hari inka, ariko igisogororo burasi buri wese yagikandagiramo. Ariko umuntu ukunda inka, igisogororo ntabwo agifata nk'umwanda, agifata nk'ikintu, nk'akazi, agifata nk'ahantu heza cyane, agifata nk'ahantu h'umugisha, agifata nk'ahantu, kubera yuko yarimo aranywa amata y'inka arishima cyane, yari kurya inyama arishima cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu munsi wowe impamvu abantu bataguha agaciro ni ukubera yuko uri ahantu hagayitse cyane. Harabanukira kubera nta mafaranga ubahereza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubera kunamba kuri Kristo wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami kugira ngo Kristo azabashe kugushumbusha ibyo yagusezeranyije. Hana nawe yanze kujya mu bapfumu, aguma ategereje Imana, atitaye ku gasuzuguro ka Penina. Abantu benshi barazaga bakamubwira ngo jya kuraguza, jya mu bapfumu kugira ngo ubyare, bakuvura bakagira gutyo. Ariko Hana yaravuze ngo ubwo ndambiwe isezerano kandi amajwi akaba abaye menshi aca intege, kandi nkaba mbona ikigeragezo uko kindemera, ariko ngenda ncumura, aragenda ajya gukoresha ibanga, aragenda ajya ku mutambyi Eli. Icyari kijyanye gikuru cyane Hana imbere ya Eli, Hana yararebaga akabona ikigeragezo igihe kimutinzeho, yamaze gucumura, yakoze byinshi bibi, akabona nubwo ategereje birashoboka ko isezerano rye riri gutinzwa nuko yacumuye, yakoze ibyaha byinshi. Haleluya.
Amen. Ashuti z'Imana, igihe rero cyarageze hana aravuga ngo reka ngewe njye kure umutambyi Eli. Aragenda aramureba apfukama imbere. Nusoma hano ku murongo wa 18 aho twasomye, yabwiye Eli ngo nanjye umbabarira ahantu hose umbonaho ibicumura, ahantu hose Imana indega, isezerano ryarancumuza, Imana imbabarire. Nawe rero uyu munsi dore irindi jambo ngiye kukubwira rya kabiri rigiye kukugeza ku mugisha wawe cyangwa se ku munezero wawe Imana yakubwiye. Wigendera ku myaka ufite, Imana irinda isezerano ku myaka yawe. Nushaka uba uri mukuru cyane, nushaka uba ushaje, icyo Imana yavuze iragikora. Ntabwo yaba yarakuremye ngo izananirwe kuguhereza icyo yakubwiye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi karaba, urabizi iyo umuntu agiye kurya cyangwa se benshi bagiye gufata ifunguro, barabanza bakoza ibyombo, barabanza iyo ugiye kunywa icyayi igikombe kiba gisukuye, amasahani abasukuye, ifu kurisha ibisukuye, amasafuriya batekeyemo, ahantu hose batekeye haba hasukuye. Uyu munsi rero nawe utegure kurya, iteguye kuri receiving ibintu utigeze uri receiving mu buzima bwawe, itegure kwakira imigisha wafataga nk'inzozi ku buzima bwawe. Imana yakubwiye byinshi, abantu barimo baravuga, warugize ba mukeba benshi bameze nka ba Penina, bari bahagaze ku musozi bakubwira, bakavuga ngo ese uriya ko tuzi kasenga byagenze gute? Hari ugera mu kigeragezo abantu benshi bakavuga ati ariko si wa muntu kasenga byagenze gute? Ya Mana yiwe yamwibagiwe. Uyu munsi rero mu gihe uri kwibutsa Imana, banza uyibutse, hera kuri iki kintu, yibwire ibashe kugukarabya, ibiganza byawe byere, ubikarabye imyanda yose irimo ibashe kuvamo. Wizere ko Kristo ari umwami n'umukiza ku buzima bwawe ndetse no ku mibereho yawe. Wihana ibyaha watewe n'ikigeragezo, wihana ibintu byose uzi bigutandukanya n'Imana, ubundi Imana iraje gusubiza. Witegure kubona ibyiza muri uyu mwaka, itegure guheka, itegure gukira iyo kansa, itegure kubyuka kwa muganga aho ngaho uryamye, itegure ko ugiye gukora ubukwe uyu mwaka, itegure ko ugiye kubona umugabo, itegure ko ugiye kubona umugore, itegure ko ugiye kubona ibintu byinshi by'umugisha Imana yagusezeranyije, itegure ko ugiye gutsinda egizami, itegure ko ugiye kubona visa, izindi mpamvu zose zikure mu nzira, kuko Imana yabikubwiye izaho izabinyuza. Wiyishakira inzira, Imana yo yishakira inzira, kandi igihe cyarageze hana arasubizwa. Ndagira nkubwire ngo umugaragu w'Imana Yobu nyuma byaje kurangira Imana imukubiye inshuro nyinshi cyane bya bindi byose yahombeyemo. Kubona mu kigeragezo ntibisobanuye urupfu, ahubwo bisobanuye ishuri ry'Imana. Imana uri ikibaho, Imana irimo iratangiraho amasomo ku bandi bantu, kubera yuko urwo ruzi rukuri imbere urarwambuka vuba aha. Ndumva nifuza kugusengera Imana, ndagukunda cyane. Reka dusenga Imana. Witeka Nyiringabo, ndagushimiye kubwira ijambo no kubw'ubu buhanuzi bwawe mu izina ryawe gera Kristo. Ntabwo ari jye uvuze, ahubwo ni wowe uvuze. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ugende uherekeze rino jambo, ukorane na buri wese yarari kunyumva kandi yizeye anankurikiranya hano kuri Team of God TV. Mu izina ryawe gera Kristo, wamamaza ubutumwa bwawe kurusha uko jye nabwamamaza. Ntabwo ndi intyoza, nubwo wankuye ivata mu kanwa, ariko byose bifashwamo na spirit yawe n'umwuka wawe wera. Ndagira ngo umwuka wawe akomeza nzenguruke, kandi Mwami Imana mpora niteguye ujye ushyiramo ibindi bintu bishasha byo gukomeza kukuvugira no kugukorera, kuko ibi nibyo binezeza. Iyi si namaze kumenya yuko izarangira, n'uyu mubiri uzarangira, ariko data icyo shaka ni ukugira ngo nishakire ikibanza cyo mu ijuru, nzabukijijwe, nzabukiranutse. Kuri wa munsi ubwo uzatunguka ku bicu, nzakurebane ku bicu n'aba bose baba bankurikiye hano kuri Team of God TV. Kubw'ineza yawe n'icyubahiro cyawe, uzukore kuri buri wese, umukore ku maso, ugira ibyo ukora, witeguye ibitangaza byawe n'ineza yawe. Umuremera amashimwe mu gihe gitoya, aze yamamaza ubutumwa bwawe kugira neza ko wavuganye nawe kuri iyi tariki, kandi hano kuri Team of God TV yahaboneye izina ryawe. Ngwino rero Mwami Imana ukorane na buri wese yankurikiye, harimo abakobwa, abasore, abagabo ndetse n'abamama, bose ubashe kubagirira neza. Wizere imbaraga zawe Yesu Kristo, wavuganye nawe, wowe uri isezerano ryiwe nk'uko Hana wabashije kumutabara ukamubwira ngo agende yitegure, kandi aba bantu bayoborwe n'umwuka wawe wera, uba ariwe uzajya ubagira inama uko bwije n'uko bukeye. Barisivinga iby'umugisha, ahubwo Mwami babashe kuruzinga iby'umuvumo, babashe kubirekura, babireke bigende. Wowe Mwami ndabizi ko ujya uvuga ukarenga imipaka, ukagenda ukagera kuri buri wese uri hanze y'u Rwanda wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se urumva ururimi rw'imbaraga z'umwuka wera. Ndamusengeye kugira ngo ubuntu bwawe, imbaraga zawe n'imbabazi zawe ibyo byose bibashe kumugeraho. Bisabye nizeye Yesu Kristo mu bwami bwawe, amen. Mana yo mu ijuru guhereza umugisha, ndagusaba kugira ngo ntugende utamaye comment. Sangiza ibitekerezo byawe muri comment,
kandi umfashe ugerageza uburyo bwose bushoboka iyi video igere ku bantu benshi nabo babashe kumva buno buhanuzi. Uraba umfashije ivugabutumwa kuri uyu munsi wa none cyangwa se kuri itariki ya none. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha, ndagukunda cyane. Reka dusubire muri video iri bukurikire. Njyewe mba numva nifuza guhora tuganira n'Imana ndi kumwe nawe. Ni ukuri w'agaciro cyane aho waba uherereye hose, wikwiyambura ubuzima, ahubwo Imana irashaka guhindurira imibereho nubwo abana b'abantu batabibona, ariko Imana irabibona yuko uri uw'agaciro imbere yayo. Shalom, shalom.